Inshamake z'igitabo cy'umubwiriza muri Bibiliya. Iki ni kimwe mu bitabo byiza cyane ndetse byuje ubwenge udakwiye gucikwa muri Bibiliya yose. Reka igitabo cy'umubwiriza nacyo tukivugeho. Ugitangira iki gitabo hari ibibazo bibiri by'ingenzi ushobora guhita ubanza ukibaza. Icya mbere, kubera iki gitabo cyitwa umubwiriza? Icya kabiri, ninde wanditse iki gitabo? Kubera ko kugira ngo wemere ko umuntu hari icyo yakungura, akwiye kuba afite nyine ubwo budahangarwa kuko bukwemeza ko afite ikintu yahawe yakungura. Reka duhere ku kibazo cya mbere. Kuki iki gitabo cyitwa igitabo cy'umubwiriza? Icyo gisubizo tukibona mu gitabo cy'umubwiriza n'ubundi, igice cya mbere ku murongo waho wa mbere. Tuhasanga amagambo agira ati: amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi, umwami utuye Yerusalemu. Iri jambo bakoresha muri iyi nteruro ngo umubwiriza, ubundi iri jambo mu mwimerere wa Bibiliya, kuko Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rw'Igiheburayo. Rero mu mwimerere iri jambo bakoresha ijambo kohelet. Umwimerere w'iryo jambo usanga bisobanuye umuntu uhuriza abantu hamwe akabungura ubumenyi. Iyo niyo mpamvu nureba muri translations z'icyongereza cyangwa se muri Bibiliya z'icyongereza uzasanga bakoresha ijambo teacher cyangwa se umwarimu. Mu yandi magambo, iki gitabo ni igitabo cy'umwarimu uza kutwungura iki? Ubumenyi. Ibyo bikwereka ko twese dukwiye kuba abanyeshuri beza b'iki gitabo, tugaca bugufi tukareba ko hari byinshi twakigiraho. Ikibazo cya kabiri wakibaza ngo cyanditswe nande? Kuko nk'uko nabivuze, niba ushaka kwiga ibintu by'amafaranga ugomba kubanza kumenya niba koko umuntu ugiye kubikwigisha kuko ayo mafaranga yatunze. Bitamera nka bya by'umupfumu ujya gutanga ubutunzi kandi nawe akiri muri za nyakatsi. Rero n'iki gitabo ni ingenzi kumenya ninde wacyanditse. Muri uwo murongo n'ubundi twasomye mu mubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere, twasanzemo amagambo avuga ngo mwene Dawidi. Mwene Dawidi. Hari ibitekerezo by'uko hashobora kuba hari abanditsi banditse iki gitabo cy'umubwiriza batandukanye, ariko uhabwa amahirwe menshi ndetse udashidikanywaho ni umugabo witwa Salomo. Kubera iki Salomo? Salomo nuko ni umwe mu bavuye mu rubyaro rwa Dawidi bahawe ubwenge budasanzwe n'Imana. Mu bantu twabanye mu gitabo cy'abami barabizi ko Salomo akima ingoma asimbuye se Dawidi yasabye Imana ubwenge. Imana nibwo yamubwiye ati: ubwo utansabye ibindi bintu ibyo ari byo byose, ukansaba ikintu cyitwa ubwenge, ndabiguhaye n'ibindi byose. Urumva ko Dawidi ni umwe mu bantu bahawe ubwenge budasanzwe, ari nawe muntu wanditse ibitabo byinshi by'ubwenge biri muri Bibiliya, yaba igitabo cy'umubwiriza, yaba igitabo cy'imigani n'ibindi bitabo harimo za Zaburi n'ibindi. Ibyo bikakwereka ko koko uyu Salomo afite ubudahangarwa bwo kuba yatwungura ubwenge, kuko ubwenge afite ni ubwenge yahawe n'Imana. Mu yandi magambo, ubu ni ubwenge butunganye buri muntu uwo ari we wese ahamagarirwa kwitondera agatega amatwi iki gitabo. Nyemerera rero iki gitabo tukiganireho mu ncamake nk'uko n'ubundi dusanzwe tubigenza. Umubwiriza. Uyu munsi tugiye kwigana igitabo cy'umubwiriza. Iki gitabo kugira ngo ucyumve neza cyangwa se ukige neza kitagucanze, ukigabanyamo ibice bitatu. Igitabo cy'umubwiriza twavuga ko kigabanyijemo ibice bitatu mu gihe waba ugiye kukiga kugira ngo utaza gutakara. Muri iki gitabo tugiramo icyitwa umwinjizo. Umwinjizo cyangwa se ushobora no kubyita umwinjizo cyangwa se ukaba wanabyita introduction. Intro. Ni ukuvuga ngo ni nk'igice kikwinjiza mu gitabo. Hanyuma mu gice cya kabiri wibuke ko iki gitabo cyitwa umubwiriza. Iyo usomye muri translation z'icyongereza iri jambo bakoresha umubwiriza, ubona ko hari naho bakoresha teacher. Mu yandi magambo, aya ni amagambo y'umwarimu ubuje kutwigisha.
Rero mu gice cya kabiri tubonamo amasomo umwarimu aduhereza nyine, kuko uyu mubwiriza nyine ni umwarimu uje kutwigisha amasomo y'ubuzima. Hanyuma mu gice cya gatatu tubona umwanzuro. Hari abantu benshi bashobora kuba basoma iki gitabo cy'umubwiriza nyamara ntibaze ku mwanzuro uyu mwanditsi asoza aduha. Bakaba bakikuramo amagambo meza arimo, amagambo y'ubwenge arimo, ariko ntibaze ku mwanzuro umwanditsi asoza aduha. Ni ingenzi cyane rero ko mu gihe ugiye kwiga iki gitabo witondera kumenya niba koko waje ku mwanzuro umwanditsi yasorejeho, kuko kugisoma bikarangira utaje ku mwanzuro umwanditsi yashakaga kukwereka, ni nk'aho uba utwaye inyigisho y'igice. Ni ingenzi cyane rero ko ibyo bintu ubyitondera. Hanyuma nyemerera iki gitabo tukinjiranemo akantu ku kandi, tugende tureba inshamake z'iki gitabo cy'umubwiriza. Iki gitabo rero nyuma y'uko twakigabanyijemo ibi bice, ni ukuvuga ngo umwinjizo w'iki gitabo cyangwa se intro ushobora kuwusanga guhera ku gice cya mbere, umurongo wa mbere kugera ku murongo wa kabiri. Hanyuma muri iki gice cya kabiri harimo amasomo nk'uko twabibonye. Ayo masomo ahera muri iki gitabo nyine cy'umubwiriza guhera ku gice cya mbere umurongo wa gatatu kugera mu bice 12 umurongo wa 7. Aho niho tubona ayo masomo yose. Hanyuma umwanzuro tuwubona nyine muri iki gitabo n'ubundi cy'umubwiriza guhera ku bice 12 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa 14. Dore rero ikintu kigira iki gitabo igitabo kidasanzwe, nuko iki gice cy'umwinjizo cyangwa se intro, intangiriro ndetse n'umwanzuro bihuriza ku magambo benshi dushobora kuba tudakunda. Amagambo avuga ngo ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo ushobora kubibona mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 2 ndetse no mu gice cya 12 ku murongo wa 8. Niho dusanga amagambo agira ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Iryo jambo ubusa bakoresha muri iki gitabo nuko muri version z'ikinyarwanda Bibiliya dufite bandikamo ubusa, ndetse wajya muri version y'icyongereza ukabona bandikamo meaningless. Ariko ubundi mu mwimerere, kuko Bibiliya isezerano rya kera yanditse mu rurimi rw'igiheburayo, bakoreshamo ijambo hevel. Ijambo hevel rivuze vapor cyangwa se smoke, ni ukuvuga ngo ni umwotsi. Rero iyo umwanditsi ari kuvuga ngo ni ubusa gusa, ushatse wavuga ko ari kuvuga ngo ni umwotsi gusa, byose ni umwotsi. Kubera iki umwanditsi akoresha ayo magambo ngo umwotsi? Ni umwotsi gusa, byose ni umwotsi. Umwanditsi aba ari kugerageza kutwereka uburyo ibintu byose twiringira mu buzima, cyangwa se ibintu byose twizera mu buzima, cyangwa se ibintu byose dushyiraho umutima mu buzima, nubwo tuba tubibona nk'ibifatika, nubwo tuba tubibona nk'ibintu koko byo kwizerwa, ariko iyo ibyago bikugezeho byose urabifata ukabibura, ndetse bikabura nkaho bitigeze bibaho. Ni nk'uko umwotsi iyo uwubona uzamuka ubona koko ari umwotsi wanawufata, ariko iyo uje kuwufata usanga wa mwotsi udahari. Birasa nkaho aya atari amagambo abantu benshi bashobora kwiyumvamo. Nanone tukaba twakibaza niba byose ari ubusa, ubwo akamaro k'iki gitabo ni akahe? Umwanditsi yari agamije iki kugira ngo atwandikire iki gitabo? Ni ukuvuga ngo iki gitabo umwanditsi ajya kucyandika ntabwo yari kuvuga ngo byose nyine ni ubusa, byose completely. Oya, ahubwo umwanditsi nusoma neza iki gitabo, ndetse turaza kubibona mu mwanzuro, yari ari kuvuga ko ibintu byose bitarimo Imana byose aba ari ubusa, byose biba ari umwotsi. Ubibona nk'aho ari ibintu koko bimeze neza byafatika, ariko umwotsi iyo uje kuwufata urawubura. Ni ukuvuga ngo ibintu byose twiringira iyo ubirebye muri iyi si usanga bimeze nk'umwotsi, nyamara waza kubifata ugasanga ni ibintu bidafatika. Ibyo rero ni byo umwanditsi akomeza atwereka no mu buzima bwa buri munsi.
agenda atwereka uburyo ibyo bintu byose ari ubusa. Uti gute? Ubwo introduction twasoje umwinjizo cyangwa se impamvu y'iki gitabo, uwacyanditse ndetse n'ubudahangarwa uwo mwanditsi yari afite. Hanyuma mu gice cya kabiri ubwo niho twageze mu masomo nyirizina, aho uwo mwanditsi agenda atwereka impamvu yavuze ngo byose ni ubusa, akagenda bitwereka noneho practically mu buzima bwa buri munsi. Umwanditsi atangira atwereka ubuzima cyangwa se igihe ndetse n'urupfu. Abantu bafite imitima yoroshye ntabwo bari buze kubikunda. Umwanditsi atangira atwereka uburyo igihe cyangwa se kubaho byose ari ubusa. Ni ukuvuga ngo umwanditsi agenda atwereka uburyo mu buzima tubaho cyangwa se igihe dufite muri iyi si byose ari ubusa. Uti kubera iki? Agenda atwereka uburyo isi iteye, uretse imisozi yonyine n'izuba rirasa rirenga buri munsi, mbese ibyo tubona, ibindi byose birashira. Ibyo umuntu aruhira agira ngo yubake, ngo abantu ngo bazamwibuke, ngo abe umuntu udasanzwe, agenda akwereka uburyo ibyo bintu byose igihe kigenda kikabikubura, uretse imisozi n'izuba riguma rirasa rikarenga n'ibindi tubona aho ngaho, ari byo bintu byonyine biguma. Ariko twebwe muri iyi si, yaba njye nawe, igihe kiradusiba hakaza n'abandi. Niba uri umunyeshuri, ku ntebe wicayeho hahozeho abandi. Niba uri mu kazi, hari uwo wasimbuye. Niba ufite ahantu utuye runaka, hahoze abandi bantu, ndetse nawe niko uzahasiga hakajya abandi bantu. Umwanditsi akagenda akwereka ko nubwo wakora ibintu bikomeye ngo abantu bazagume bakwibuka igihe gito, ariko ubundi igihe kiragusiba neza abantu bakakwibagirwa. Ibyo bikakwereka uburyo umwanditsi yakomezaga avuga ngo ubusa gusa, byose ni ubusa. Ayo magambo bishobora kuba ari amagambo atari meza, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije, kuko umwanditsi akomeza atubwira no ku ngingo y'urupfu. Ubwo aho tuba twageze mu bice 11 ku murongo wa 7 ndetse n'ibice 12 gutyo mu murongo wa 7. Niho umwanditsi agaragaza uburyo urupfu ari wo munzani mwiza dufite muri iyi si utabera. Agenda yerekana uburyo waba uri umuntu mwiza, waba uri umuntu mubi, waba uri umukire, waba uri umukene, waba ushaje, waba uri umwana, waba uri icyamamare, waba uri umukene, umunzani dufite twese uturinganiza ikintu cyitwa urupfu. Ndetse umwanditsi akagenda atubwira uburyo ibyo twakwigira byose, urupfu nta muntu wese uwo ari we wese muri twe uzabasha kurucika. Ubusa gusa, byose ni ubusa. Nk'aho ibyo bidahagije kandi, umwanditsi akomeza yerekeza no ku byizere tugerageza kwishyiraho muri ubu buzima, kugira ngo tugerageze nibura kubuhereza intego n'impamvu yo kuba turi kuri iyi si. Akazi, umuryango, ubutunzi, urubyaro, mbese n'ibyo kwinezeza bya hato na hato bimwe abantu bita ngo ni ukurya isi, uburyo byose nabyo ari ubusa. Nawe fata akanya ubitekerezeho, ukora ibishoboka byose umunsi ku munsi, ukabyuka buri gitondo ugataha nimugoroba unaniwe, ugira ngo uzigame nibura hari mu masaziro yawe uzabeho neza. Ariko igitangaje, abenshi bagera mu masaziro batagifite ubushobozi bwo kwenjoyinga cyangwa se kuryoherwa bya bindi bavukiye, cyane ko hari n'igihe ugera muri iyo myaka ibyinshi abaganga baragiye babigukuramo. Ibyo bigatuma utekereza uti wenda reka nzabisigira abana banjye. Rimwe na rimwe ugasanga nawe ubisigiye ntibanabihaye agaciro kangana n'ibyuya wabiriye ibyo bintu. Umwanditsi agenda atwereka uburyo byose ari ubusa. Ni ubusa gusa, byose ni ubusa. Ibyo ngibyo nanjye nshobora guhita ngira ikibazo kigira kiti, none se ubundi ni iyihe mpamvu yatumye umwanditsi w'iki gitabo cy'umubwiriza yandika iki gitabo? Ko numva amagambo arimo bimeze nk'aho yose ari urucantege, ni ubuvuga ko byose ni ubusa, nta kizima gihari. None se ubwo tubireke nyine twibere nk'abantu badafite iyo bava n'iyo bajya, twiyandarike tugire dute? Ibyo nabyo byaba ari ubusa.
umwanditsi icyiza ntabwo adusiga muri urwo rungabangabo, ahubwo kuko nyine uyu nguyu ari umwigisha uri kuduha amasomo, ntabwo yadusiga atatubwiye iby'ingenzi ibyo ari byo. Ikintu cya mbere uyu mwanditsi atubwira kwishimira impano y'ubuzima Imana yaduhaye. Kabone nubwo tutaba tuzi igihe bizarangirira, ariko no kuba tutazi igihe bizarangirira ni kimwe mu bigira ibintu byiza ndetse bidasanzwe. Kuko nawe tekereza nka zahabu ibaye iboneka igihe icyo ari cyo cyose, ntabwo yaba ifite agaciro nk'ako ifite muri iki gihe. Bivuze ngo no kuba ibyo dufite tutazi ngo bizagenda ryari, ibyo ngibyo ntibyagakwiye kuba ikibazo, ahubwo byagakwiye kuduhereza impamvu yo gutuma tubyishimira mu gihe tukibifite. Ikindi cya kabiri tubona inyigisho ikomeye umwanditsi aduhereza, tuba twamaze kugera muri iki gice cya gatatu ari cyo cy'umwanzuro, aho umubwiriza aduhereza umwanzuro wa byose. Nyuma y'uko byose aba yamaze kubyita ubusa, atwereka ikintu gikomeye cy'ingenzi. Ayo magambo umwanditsi abanza kuyasasira yitonze, atubwira ko amagambo y'umwigisha ari amagambo y'ingenzi cyane kuruta n'ibitabo ibyo ari byo byose wagerageza gucukumbura ushaka ibisubizo by'ibibazo utazigera ubona. Aho niho uzanabona haboneka amagambo abantu benshi bakunda gukoresha mu buryo bishakiye, amagambo tubona mu gitabo cy'umubwiriza ibice 12 umurongo wa 14, aho tubona amagambo agira ati: ariko mwana wanjye uhuguke, kwandika ibitabo byinshi ntibigira iherezo, kandi kwiga cyane binaniza umubiri. Aya ni amagambo abantu benshi bakunda gukoresha mu buryo bwabo, wenda hari abashaka kuyakoresha baca abandi intege, ariko tukibagirwa ko aya magambo umwanditsi aba yabanje kuyasasira avuga ati: mwana wanjye wite ku magambo y'umwigisha, aho kugira ngo uhugire mu kugenda ucukumbura ibintu utazabonera igisubizo, dore ko byose ari ubusa. Ariko icyiza ni uko umwanditsi ntabwo adusiga gutyo gusa ngo byose ni ubusa bityo twidamararire n'ubundi nta ntego yo kubaho. Iyo usomye urenze aho ngaho nyine mu mirongo ikurikira, umurongo wa 13 n'umurongo wa 14, tubonamo igisubizo, aho tubonamo umwanzuro w'umwanditsi, aho yanditse agira: iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Nguwo umwanzuro w'umwanditsi. Umwanditsi nubwo byose atangira avuga ngo byose ni ubusa, nyamara asoza atwereka ikitari ubusa. Ndetse ubona ko umwanditsi ibyo yandikaga avuga ngo byose ni ubusa, yavugaga ubuzima butarimo Imana. Sinzi abasoma iki gitabo icyo bakuramo, niba bikuriramo ayo magambo meza y'ubwenge, nyamara hari abantu bashobora kuba bahusha umwanzuro nyirizina umwanditsi aza atubwira ngo igifite icyo kimaze ni ukubaha Imana, igifite icyo kimaze ni ukumvira Imana, igifite icyo kimaze ni ukugira Imana mu buzima bwawe. Naho ibindi byose wagerageza kubaka hanze y'Imana, cyangwa se ibyo wakubaka byose bitarimo Imana, byose ni ubusa. Ni ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ngizo inshamake z'igitabo cy'umubwiriza. Tubonane mu yindi video.